urusobe rw'ibiriho, urusobe rw'ibiriho. Igisubizo ukeneye ngo ubeho ubuzima butunganiwe, bukunejeje ndetse bwo hejuru kiri hafi yawe. Kurikirana ikiganiro urusobe rw'ibiriho, umenye uko ubaho ubuzima bwawe bwagenwe n'Imana ngo bube ubw'ubwiza n'icyubahiro binyuze mu ijambo ry'Imana. Haleluya, Imana yacu ishimwe cyane. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu dukunda cy'urusobe rw'ibiriho. Urusobe rw'ibiriho ni ijambo ry'Imana ryandikwa n'umushumba Chris, rikaba risohoka buri kwezi ariko rifite ijambo rya buri munsi. Uyu munsi umushumba aratwigisha atubwira ngo guma mu ijambo. Turasoma Samweli wa mbere 15 umurongo wa 10, haravuga hati: bukeye ijambo ry'Uwiteka rigera kuri Samweli, aravuga ati: nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka, ntasohoze amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Uwo ari we wese ashobora guhindurwa n'umwuka w'Imana, kandi twabonye ibi bibaho inshuro nyinshi no mu bihe bya Bibiliya. Ariko ugomba kuguma ushinze imizi mu ijambo, ushimangiye ndetse ushinze urufatiro mu kwizera, kuko ubwo ari bwo buryo bwonyine bwo kurinda iyo mpinduka. Urugero muri Samweli wa mbere 10 dusoma inkuru ya Sawuli mwene Kishi, wari wahinduwe n'umwuka w'Imana mu buryo bw'ubwiza ndetse agatangira no guhanura. Bibiliya ivuga ko Sawuli yahindutse umuntu mushya. Soma amagambo umuhanuzi Samweli yamubwiye muri Samweli wa mbere 10:6. Yaramubwiye ngo umwuka w'Uwiteka ari bukuzeho cyane, uhanurane nabo, uhereko uhinduka uba umuntu mushya. Ubwo Sawuli yahindukiraga ngo asige Samweli, Imana yamuhaye undi mutima, nuko atangira guhanura hagati mu bahanuzi. Ibi byabaye intangiriro y'ubwami bwa Sawuli nk'umwami wa Isirayeli. Tekereza umuntu wakiriye umutima mushya ako kanya kubw'imbaraga z'umwuka wera. Nyamara muri Samweli wa mbere 15 mu bice 5 gusa nyuma, Imana yaganirije Samweli maze iravuga iti: nicujije icyatumye nimika Sawuli kuko yateshutse akanga kunyoboka, ntasohoza amategeko yanjye. Samweli abyumvise ararakara, akesha ijoro atakambira Uwiteka. Muri Samweli wa mbere 15 umurongo wa 10 kugera kuri 11. Mu ngoma za mbere ibice 10 umurongo wa 13 kugera kuri 14, twiga ko Sawuli yapfuye kubw'ibicumuro bye, by'umwihariko kubwo kutarinda ijambo ry'Uwiteka no kubwo kuraguza aho gushaka Imana. Nubwo Sawuli yari yagize impinduka ikomeye ndetse y'igitangaza mu buzima bwe, ntiyayigumanye kubera ko atarinze ijambo ry'Uwiteka. Rero ba umunyabwenge, rinda umurimo. Impinduka umwuka wera azana mu buzima bwawe binyuze mu gukomeza gutumbira ijambo. Ba ushira ijambo mu bikorwa. Muri Yakobo 1:22 haravuga hati: ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka. Ibintu byose Imana ikora mu buzima bwawe biba bigomba kugumaho no gukura, bikagira ubwiza bukomeye kurutaho, ariko ibyo bizabaho gusa ari ukugumye mu ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Reka dufatanye hamwe gusenga iri sengesho. Ndasenga nawe usubiremo uti: Data mwiza, ndagushimira imbaraga zihindura z'ijambo n'umwuka mu buzima bwanjye. Niyemeje kugukurikira mu ijambo ndetse kubw'ijambo, nkomeza gushinga imizi mu ijambo ryawe, nshimangiwe ndetse nshinze urufatiro mu kwizera, nshikamye, nemejwe, ntanyeganyega, mpamye mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Mu gucengerera ijambo turasoma Yakobo igice cya mbere umurongo wa 22, Abaroma ibice 12 umurongo wa 2, Abakolosayi ibice 3 umurongo wa 16, na Zaburi 119 umurongo wa 11. Murakoze cyane, muri umugisha
naho ubutaha. Oh haleluya, ndizera ntashidikanya ko wahawe umugisha n'iyi nyigisho, ndetse ukaba unumva wifuza cyane kwegera Imana no kubaho mu migisha yayo. Ariko mwene data, ibyo ntibyashoboka utabanje kwegurira Imana ubuzima bwawe ngo ikuyobore. Haleluya. Niba wumva ari wowe Imana iri kuvugisha binyuze mu ijwi ryanjye, sengana nanjye iri sengesho usubiramo aya magambo uti: Mwami Imana, ndaje mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo ryawe riravuga riti, umuntu wese uzambaza izina ry'Uwiteka azakizwa. Mu Byakozwe n'Intumwa ibice 2 umurongo wa 21. Ndasaba Yesu ngo aze mu mutima wanjye, abe umwami w'ubuzima bwanjye. Nakiriye ubugingo buhoraho mu mwuka wanjye, kandi nk'uko Abaroma ibice 10 umurongo wa 9 havuga ngo niwatuza akanwa kawe yuko Yesu ari umwami, ukizera mu mutima wawe yuko Imana yamuzuye, uzakizwa. Natuye ko nkijijwe, natuye ko mvutse ubwa kabiri, ndi umwana w'Imana. Ubu mfite Kristo utuye muri jye, kandi uri muri jye aruta uri mu b'isi. Ubu ndagendera mu gusobanukirwa ubuzima bwanjye bushya muri Kristo Yesu. Haleluya, amen, amen, amen. Nezerwa cyane mwene data, ubu ubaye umwana w'Imana, kugira ngo wakire ibisobanuro birenzeho ku buryo wakura nk'umukristo, cyangwa niba wifuza gusengerwa by'umwihariko, mwahamagara kuri 07 9 4 000 91. Ndasubiramo 07 9 4 000 91. Imana ibaho umugisha, naho ubutaha.